ndabasuje kandi mbahaye n'ikaze mwe mukunda mugakurikirana ibiganiro bya Capital Media umunsi ku munsi. Rero turaje ngo tuganire kuri byinshi kandi byinshi cyane biri kuvugwa muri siporo, kuri byinshi kandi biri mu maklebe yanyu. Murabizi ko amakuru gose yo tuyagezemo ari mu maklebe yanyu tuba twihuta cyane. Integrated Barist Training Center, twe tukuremera hazaza. Rubyiruko mukeneye ubumenyi bufite ireme. Ese mwaba mukeneye kuba abanyamwuga mu kubona akazi byihuse mugisoza kwiga? Mwaba mwaracikirije amashuri se? Mwaba mwararangije icyiciro icyo ari cyo cyose cy'amashuri ariko mukaba nta kazi mufite? Ubu igisubizo cyabonetse, hehe n'ubushomeri. Gana Integrated Barist Training Center maze bakubera ikiraro gituma uhoberana n'amafaranga. Aba barakwigisha buri kimwe cyose ukeneye kubyerekeranye n'ikawa. Aha niho honyine uzakura ubumenyi muri barista skills cyangwa se ibijyanye no gutegura ikawa, gutegura ubwoko bw'amaji butandukanye, icyayi ndetse no gusogongera. Muri Integrated Barist Training Center kandi mwiga gukaranga ikawa, ibyitwa roasting skills nabyo biguha akazi mu kanya nk'ako guhumbya. Ngaho rero bahinzi ba kawa namwe ntitwabibagiwe. Integrated Barist Training Center ibafitiye amasomo abafasha kubungabunga umwimerere, ubwiza n'uburyohe bwa kawa yanyu kuva mu murima kugera ku isoko. Namwe mwifuza gutangiza ubukerarugendo bwa kawa kandi imiryango irafunguye muri Integrated Barist Training Center. Kubashaka ibyangombwa byo kugurisha ikawa yanyu, hehe no kubaza umuhisi n'umugenzi, byose ni muri Integrated Barist Training Center. Banyamahoteli namwe mufite amarestaurant mwajyaga mwifuza aho mwakura ababarista b'inzobere mu gutunganya ikawa, nimushyire umutima hamwe, ahubwo mutugane tubahereza ababarista b'abanyamwuga, babandi bazatuma mwunguka mugacukubiri n'igihombo. Integrated Barist Training Center muradusanga Kimironko Bibare, cyangwa mugasura urubuga rwacu arirwo wa-iptc.rw, cyangwa mukaduhamagara kuri telefone mubona kuri screen zanyu. Reka mbanze nakire umuvandimwe Thierry duherukana mu minsi iminsi yariciyemo kabisa. Yariciyemo bimeze bite? Ndashima Imana kabisa, ndashima Uwiteka kabisa wakomeje kuntiza ubuzima. Duherukana utarabona umukunzi, ndongera mbikubaze. Yaba yarabonetse? Ndashaka tuganire. Iyi pressure ukiraho ego umuntu afite stress Nyarugenge ibintu birakaze, ariko wewe ubwawe warivugira ati ikintu cy'ubugarama kirambi byaranze reba hano wambwiye ngo ufite uburambe mu bugarama kirambi. Reba nyine tekereza icyo kintu birakomeye cyane. Ubwo rero nagira ngo nkubaze, yarabonetse cyangwa ntaraboneka? Ntago araboneka, ndacyari single search. Ariko nkubaze nanone ikindi, hari udukweto nabonye twa Adidas bita Sherarankunda, witeguye ubashije kutugura icyo kintu gisubiza? Kuko hari nyabuna hari inkweto abakobwa benshi nabo bari gukunda kuzambara, numvisha bazita ngo Sherarankunda n'udukweto twa Adidas. Adidas turayamamarije nayo igira igiduha ngo agire ko abigenza. Witeguye kuzigura, ubashije kuzigura? Tayari. None se urumva iyo utangiye urugendo rw'urukundo aba ari process nyine yindi tu, aba ari urundi rugendo utangiye. Hari umuntu ejo hari umuntu nangombwa bara nabananabiretse kubera ko naje gusanga izi stress z'inyarugenge ayikubiseho, birasaba kuba mbiretse nkabanza nkitekerezaho, urumva abanza nkakorera ikintu bise umutahe dufaranga. Nibyo ariko kuri izo nkweto bita Sherarankunda, sinzi niba abantu bazizi cyane. Nanjye nzizi pe, nanazibona inkweto za Adidas, ndakeka Cyubahiro we ni muzima cyane abazizi. Cyubahiro kintu atazi ni iki? N'udukweto nabonye nicya ntago zimaze igihe, ariko abakobwa b'i Kigali baraziharaye. Inkweto za Adidas zifunze, nyabona rero nguru umusore ukaba utabasha kuzigura umukobwa biragoye, duhitamo kwibera single. Muze tube single tumwe. Ase buriya reka mbanze nkubwire Nova, niba uri mu rukundo buriya nyibwirira nka experience ufite mu rukundo bimeze bitowe na Cyubahiro mumbwire. Njese ubwo abantu batabyumva bataza kumva tuvuga Cyubahiro ni cameraman wacu, mutubwire nawe mutubwire abantu muri mu rukundo mu nkumbuze. Ariko sinigeze nakubwira ko ndi mu rukundo. Nta rukundo ndimo.
cyari umwana wanyu nari nzi ko wowe kubera ubimbaza urumazemo nk'imyaka ina ubwo ejo bundi turabona imitashyo. Ikintu gihari we wigeze kuzura atakamba hano kuri kamera uvuga ko uharambiwe usaba utakamba ati rero nyabona munkundishe n'abandi sinzi na umuvandimwe nabonye uri Pistache uvuga ngo nkundira abantu. Wivugisha ati njye ndakunditse ati ubundi munyangira iki ndavuga ati rero abakobwa ni abacamanza beza ati niwo bazagusubiza. Ubwo rero ikintu naba mbabwiye tunava aho ngaho urubanza rwanjye rwarasubitswe ubwo dutegereje igihe zahisemo ruzasubukurirwa. Mwahisemo kuyisubika rwose match yarasubitswe cyane. Twihuta cyane ikituzanye no kuganira kandanda yahi Nyarugenge ariko tukambuka. Nabonye abantu batari kudukurikirana ari benshi barabireba ariko ntago bakora subscribe. Turabasabye nimukore subscribe. Biri kugenda bitera ariko ku kintu gihari abantu nibadukandire subscribe ubundi natwe turaba ni ibintu byihuta cyane. Niba tutabaye ibintu byiza kabisa tubahereza buri kimwe ntacyo tutaba twakoze icyakubwira amajoro ndara kuryama uburiri ariko nibajye kukubaza ku Murindi ko ntakubonye byari bimeze bite ku Murindi. Ikintu gihari utumire nari mbufite ariko urabizi ko mfite intebe ebyiri zose mba ngomba gusavinga. Urabizi abantu baranabizi tuzayigira ukifite intebe ebyiri cyangwa uzahora biretse cyane. Hari abantu bajya bavuga ngo imirimo ibiri ngo yananiye impyisi. Njye sindi impyisi, uri umuntu uri n'umwana w'igikondo. Njye ndi umwana w'igikondo wateho kandanda batuze Sugira Ernestinho ihorere mbakanga. Nageraga mu kibuga bakirukanka cyane bakaba bagomba kumfatisha abasore batatu adefanseri batatu bose defense yose kayita ibari njyeho. Rero nyabona njye sindi impyisi, izo ntebe ebyiri zose mba ngomba kuzisavinga. Ubwo rero ndi kugusubiza icyabaye iriya ntebe nayo mba ngomba kuyisavinga kandi nkayisavinga 100%. Ubwo rero rwose kiranga umukozi mwiza batambonye hariya hakurya icyabaye nicyo ngicyo narindi kuri iriya ntebe yindi ndi kugenda mbahereza amakuru cyane. Ubwo abantu banabizi abenshi banzi kuri televiziyo bita Patches TV rwose hariya naho tukaba turanayamamarije wowe baragufunga niho rwose umuntu aba ari kugenda asavinga. Ubwo rero intebe ebyiri zose Capital Media ndetse Patches TV hose mba ngenda mpasavinga. Ubwo rero nicyo cyabaye utuzi twarahurira. Boss wa Patches tuzamuzana ngaha atwishyure kubera ko turamamaje. So reka rero twihute turaza kuba duca muri shampiyona mu makuru agiye atandukanye muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Tutari twamenya igihe izatangirira ariko abenshi iyo uca hari Nyamirambo bamwe barakubwira ngo abasaza biyicariye bavuga ngo wallahi bari kuri za TV bana bakubwira ati shampiyona ku itariki ngo 15 ariko bijyanye nuko twamaze kumenya ko amatariki ya Super Coupe yahindutse yakuwe ku itariki 2 ishyirwa ku itariki 9. Urumva rero ntago ku itariki 9 shampiyona kuri 15 ntago shampiyona itangira Super Coupe yabaye ku 9. Ikintu gihari biragoye ku kintu gihari aya makipe y'ubwayo rwose nabonye harimo yari kuvuga ngo ntituri amara kwitegura. Ubwo ndavuga aya makipe birazasohokera u Rwanda yakaba yabyishimira cyane ko shampiyona iza vuba bijyanye nuko kuza vuba abakinnyi bayo barahita batangira competition bagira gute bamenyerana bya hato na hato ariko kandi byanabafasha kuko nabo icyo kintu uri kuvuga ngo ku itariki 9 ngo ntiwabateye ngo no ku itariki zingaye ngo bazatere ngo bazajye ku kibuga ku itariki 15. Witwa Kevin De Bruyne yamaze imyaka igeze mu 8 ari muri English Premier League atera buri nta minsi 3 yacaga amateye
ariko usanga hano mu Rwanda umukinnyi arakina umunsi umwe atereka ati nashizemo ati ugasanga agiye guhamagaza ubuyobozi ati uzi n'ibindi twananiwe. Hari na case ngewe nzi nahura nazizi rimwe na rimwe hari club imwe rwose nzi yangaga gutanga abakinnyi ivuga ngo ntidutanga abakinnyi ngo bijyanye no muri equipe nationale muri equipe nationale ngo bijyanye nuko ngo barananiwe, ariko biba ari ibintu biri aho ngaho bakagiye batanga bakagiye bakoresha abakinnyi kuko barabahemba. Mureke gufata abakinnyi nkaho ari ngiye kubivuga ukundi kuntu, ariko reka mbere abakinnyi nibabahereza imikino myinshi bagende banamenyerana bizabafasha. Ariko ibyo kuvuga ngo ufasha umukinnyi umujyanye umwirije mu myitozo umunsi ibiri wapi biragoranye. So ubwo nova reka wenda tudatinze twirukanka cyane kubera ko abantu bari badukumbuye cyane nibaza ari benshi cyane. Abafana ba Rayon nyamukandagira mu kibuga muze ebana tugiye kuyiganira kandanda tubafite iminota igera kuri 20 yo kuganira kuri aya makipe. Ikintu ndaza gusaba ubwo turabanza duce no mu yandi makuru agiye atandukanye kugira ngo ikintu kiba gihari abantu benshi hano bahari ku bwa Murera isaro ry'Inyanza utazakora amabara wa mwana we. Ikintu rero ndaza kugusaba nk'umunyamakuru w'umuhanga twizera ngiye kugusaba ikintu abareyo niba banze baze kwanza ngiye kugusaba ikintu tugiye kubakorera ikintu itangazamakuru ryano mu Rwanda ryigera rikora. Tujye kubapangira 11 ku mpande zombi yaba IPR yaba ikipe ya Rayon Sport 11 bagomba kumanuka muri iyi mikino soriho gatonya ndetse na champion soriho gatonya ku ruhande rwa Murera guhita wifata ukipa ugapanga ndabizi ntago bararangiza kugura ariko aho bigereye batarasoza kugura hashobora kwinjiramo izindi elema. Izerema niyo mpamvu ndaza kukwifashisha kubera ko udukuru mfite dukeya urumwe mu bantu bari hafi urumwe mu bantu bakunda bari hafi mu banyamakuru bake babigaragaza bakunda ikipe ya Rayon Sport. Rero baza kudufasha kugira ngo soriho gato arayihakanye abareyo muze ndashaka nkubwira iki kintu wa mwana we wahariye Karongi ndagusabye ndagutakambiye Murera nyikunda nkuko nkunda andi makipe nkuko nkunda Rutsiro nkuko nkunda APR nkuko nkunda andi makipe yose niwongera gukora ibara ubasha mpabwa bwo kuba nasohora umuntu mu kiganiro umuyobozi w'ikiganiro nzagira gutya nk'uko ati wa muhungu yarambika mikoro hasi ibe wigendeye ibi biriseriye uzankatishirize utazakora ibara uzankatishirize wa mwana utazakora ibara ndagusabye ndatakamba. Rayon Sport urayihakanye urambabarira nakubwiye ngo wa mwana uzakora ikosa umunsi umwe ngire gutya kubasha bwo kuba nagusohora mu kiganiro ndi umuyobozi w'ikiganiro ngire gutya nkubwira. Ubwo rero ntago uyifana ubwo reka twe gutinda rero ntago uyifana aho ngo bakoze bara cyane wavuze ngo urayikunda ariko ntago uyifana kuri zandano ufite kuba ubana n'abakinnyi benshi cyane b'ikipe kubona narabibonye ufite ariko utaje uvuga ngo ndayikunda aho ngaho ukubita mu urashaka kuzakubita mu cyico ariko wadufasha ukaza kudupangira ikipe yitwa Rayon Sport bijyanye nyine ntekereza ko abakinnyi benshi urabazi bagiye kujyamo kwerekezamo urumwe mu bantu bayiba hafi wenda ubwo abantu banabyumve icyo ngicyo wakakivuze wakavuze ngo sana ubwo nanjye naza kubafasha ku ruhande rw'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kipe yari ku musozi wa Shyorongi utavuze ngo ati nyabuna rwose utazakora ibara ariko nabibonye ari amagambo yose wavugaga hari cyari cyabuze ndakuhereza icyo kunywa nabibonye ikintu cyakuvugisha navugishijwe nyabone izi match ukira hariya hakurya sinabibonaga izi match tumazemo iminsi sinabibonaga nabibonye sha akira gabanya inzara gabanya inyota wowe akira umuhongo gusa akira wayibonye iyi rwose iki ni cyo kunywa unywa ukaba umeze neza cyane rwose. Cyubahiro nizere ko Cyubahiro ari kugenda bifata neza cyane. Cyubahiro yagafashe tayari ati
nyabona rwose nabibonye ko ari icyaka ufite atakira nabibonye rwose kabisa amagambo yose wari uri kuvuga sinakwizera ko atari icyaka tujyane rero tujyane aho ikiza reka tubanze duce mu yandi makipe ubwo Rayon Sport na APR wanyemereye nkabitwara gutya waretse tukagerageza tugafata abakinnyi aya makipe yombi yasinyije kuko mu by'ukuri iminota yatujyanye urabibona ko okay njyewe reka nkwereke rero reka nkubwire ukuntu ngiye nifuza ko bijyanye n'abakinnyi bahari reka duhere ku ikipe ya Sport nkubwire wenda kuri zino rekitoma aya makipe reka njyewe wenda ngupangira 11 harimo nyine nabo bakinnyi urumva wowe uraza wanariza ikipe sibyo 10 nihuta cyane amasegonda naba nabarangije nihute cyane mwizamu harimo Idrissa Kuyate kuri kabiri hariho Serumogo Ali Omar mu mutima wa defense hariho Youssou Diagne na Rushema Chris uyu musore wavuye muri axe mu mutima wa defense hariho Rushema Chris na Youssou Diagne kuri gatatu ku ruhande rw'ibumoso hariho umusore Prince uyu murundi hagati mu kibuga noneho dore ahantu biraza gukomera nyine bijyanye nuko naba bakinnyi bose batari baza ngewe ku ikipe yanjye na Panze nashyizemo Richard na Ntarindwa Aimable uyu musore nawe wavuye muri Mukura nabyo bitari byarangira neza niyo mpamvu nyine napanze iyo kipe imbere gatoya bagashyiraho Bigirimana Bed uyu murundi bamaze kumugura se nawe akanyenyeri kabareyo ntago akabonye ubururu bwacu kamaze kugezaho miliyoni ngaho umva nyine urumva ko kandi nizo kugura Bedi gusa miliyoni 30 nizo kugura Bedi komeza urumva biraboneka hanyuma batatu b'imbere noneho ni imiriro bamwita Biramahire aca uruhande rumwe basa na curundi watakisho bita Bingi Bero ngaha birakomeye kandi birakomeye cyane by'ukuri ku kintu abantu bagomba kumenya witwa Forenganye araza mu kwezi kwa 9 amakuru ndayafite cyane uriya muvandimwe ati hano haruguru iwacu amakuru ndayazi cyane ndavuga hano igikondo rwose tujya duhura mu gacross rimwe na rimwe ako se uravuga iki kuri uyu mwataka bita Shadrack Bingi Bero witwa Shadrack Bingi Bero Shadrack Bingi Bero amazina kuyogagiza hariya mwapire bizaba biryoshye aragiye Bingi Bero tension zajya hari ibindi mana n'umuriro ku kintu kimwe rero navuga kuri mure urayipanze ariko mu by'ukuri hari nabo usizemo bataramara kuza ngewe napanze bijyanye nyine na recruitment bifuza gukora baramutse bahari ni ikipe napanze ahubwo iyo kipe urayumva ute bijyanye nuko baramutse bahari wenda ndaza kugupangira na Nyamukandagira hanyuma itusanisha nk'umunyamakuru w'umuhanga cyane umwana w'igikondo ndabizi siniya cyane ugiye kubahereza full package ujya kubasesenguririza ikipe uzigereranye ubwo birajyana na Super Coupe tuzagaruka hano tuvuge ati umunyamakuru Nova umwe mu banyamakuru w'abahanga cyane yaratubeshye cyangwa ibintu yavuze ni 100 kandanda arayumva ati yaratubeshye hari ikintu gihari njya mbwira abantu benshi ku bantu badukurikira hari hakurya njya nkunda kubabwira ko iyi equipe ya Rayon Sport kenshi na kenshi Rayon Sport nabonye ikomeye ni Rayon Sport yagiye hariya Inyanza mu kujya Inyanza iragenda ikora academy abenshi barabizi mu gukora academy abana baza gukura abana bakuye muri academy baraza baba ariho bagira gute gubakira equipe ugasanga bari kuza baritusha ugasanga ni bari defense barayifite abagisa niho bakuriye uyu nguyu uri muri equipe ya Rayon Sport nk'umuyobozi n'abandi benshi rero hari ikintu kimwe abariyo njya nkunda kubabwiza ukuri abo tuganira ariko nibyo nge ndi umuntu uvuga ukuri kwinshi kubera ko twebwe abanyamakuru nitwe tugomba kugira uruhare mu kugira ngo shampiyona yacu igende neza yego nge ndi umuntu uvuga ukuri kwinshi hari ikintu gihari kuri Rayon Sport na equipe y'ubwayo nyine abo basaza nabo ubwabo sinzi impamvu batumva ko nyine si abantu bafite amafaranga menshi bazafata miliyoni ngo bahe ibihe bigeze niba ushaka umwataka mwiza urare kuri 150 uzana umwataka ibyo ni ibintu byo twese ariko zandani zihari buretse mbanza mubwire zandani mfite magazeho wenda bijyanye n'uyu musore bita Shadrack Bingi Bero zandani nifitiye urumva uyu mwataka kuva Rayon Sport yabaho nabonye abantu ba hano ku mihanda bagenda bavuga bati kuva umuziki nyarwanda wabaho
kuva umuziki nyarwanda wabaho n'ubwa mbere umuziki se ugahura nyine nanjye ubwo byaranyobeye ariko rero ntukazane ibintu byose watoraguye ku muhanda ngo bizane hano mu kiganiro. Oya ntabwo ari ukuzana none se reka maze mubwire umuziki uhuye gute hari abajama bandi nzi bajya nyine reka none se umuziki waje mbere umva reka dore ahantu bijya guhurira umuziki waje mbere ni ukuvuga ngo ahantu babikore impamvu babivuze umva impamvu babivuze nyine banza unyumve impamvu babivuze hari ikintu kimwe nshaka kukubwira abareyo urabizi ukuntu bakabya yego dukorana ikiganiro ariko urabizi ndi umusiniya ndanakubaha njye ntago none se ntago tuzugura iki kintu urabizi ndi umusiniya ntabwo rero waza ati ngo hari abantu ngo bajya bumva ibyo bakuye ku muhanda nyine gerageza nituba turi kuganira uzane nyine ibintu oya ibyo ndabyumva ariko nanjye wanyumva turi kuganiriza abantu bacu mu by'ukuri ntabwo nyine reka baze ngusobanurire za ndani mfite kugira ngo twihute sibyo ni ukuvuga ngo abareyo bashaka gutebya ntago babivuze ku buryo nyine batanye hirya ya football abareyo urabizi ukuntu batebya kubera ko umuziki waje mbere ya football bashatse kuvuga ko kuva isi ni nka bavuze ngo isi yaremwa kuva isi yaremwa ni ubwa mbere Rayon Sport iguze umwata kuhenze utaza kugira ngo wenda nafashe ibya ba Kivumbi mbivanga na football wa pipe ngaho nahita gucishamo ijisho urabizi nanjye ntago ndi umuswa cyane ku buryo nafata ibyo bintu ikintu kiba gihari ndi umunyamakuru w'umusiniya urabizi ndabizi cyane rero waza ibintu byose utoraguye ku muhanda ngo umuziki waremwa ibiki ngo nurangize hari umujama bita Dekati byagakunda ngo kuva ngo umuziki waremwa ngo kuva umuziki ngo wabaho hano mu Rwanda nguriya ngo umujama ngo niwe ngo umuswa wa mbere ngo wabaye rero sinzi menye bari abajama nabo babandi nzi bahari hakurya n'abariho babikura ariko oya mu yandi magambo abareyo bo bashatse kwerekana ko mu yandi magambo bashatse kwerekana ko sindi umuntu wantu mu yandi magambo ku mihanda ibintu byumvikana yashwa mu yandi magambo bashatse kwerekana ko wenda kuva nyine umupira wenda kuva kera bashatse kwerekana imyaka tudashaka no kumenya Rayon Sport bwa mbere iguze uyu umwataka uhenze ushobora kwibaza ngo uyu munyakongo Brazzaville bamwita Shadrack Bingbero iyi Rayon yitwaye amafaranga ngahe amakuru yose ndayagufitiye za ndani uyu musore yego ni umwataka witwa Shadrack Bingbero waguzwe na Rayon Sport ahenze cyane mu mateka ya Rayon Sport urumva uyu yatanzweho ibihumbi 30 by'amadolari urumva amafaranga kunari menshi 30 by'amadolari ubwo ni miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda udakora ibara miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda bro udakora ibara miliyoni 30 z'idolari miliyoni 30 z'idolari bro za ndani magazeho cyubahiro nadukorere nadukubira rebe nadukubire ariko aho ngaho wabukoze ibara nibyo utazakora ibara nandi mafaranga ahubwo arengaho hararengaho n'ibiceri n'ibindi biceri nk'ibihumbi 4 miliyoni 400 dukore imibare bro miliyoni 30 ngo z'idolari ngo ari kuzishyira mu manyarwanda ngagasanga ni miliyoni 400 sorry miliyoni 40 miliyoni 40 n'ibihumbi 400 wa mwana rero ni ibibazo jya ugerageza imibare yari imibare rwose ariko byo hari abenshi yananiraga none se tujyeho twiyemera imibare twarayumvaga ariko urumva ko abareyo baguze umwataka w'igikoko ku kintu gihari ku makuru mfite nkura ku bantu bahariya hakurya urabizi ko ndi umwe mu bantu ntabikubwiye sindi umufana ariko ngendana nabo benshi bajya batebya bakavuga ngo Rayon Sport niyo kipe ushobora kujya mu rugo ugasanga mu rugo rurimo abantu 3 bose nabariye rero ikintu gihari mbana nabo ngendana nabo ku makuru nkuri ndani rwose hari umuntu wambwiye ko azajya ahembwa 2,500 cy'idolari ibihumbi 2 by'idolari ayo mafaranga nukuvuga ngo Rayon Sport hari undi mukinnyi yigeze yahembwa ni menshi cyane twihuta cyane rero ubwo miliyoni 2 n'igice ubwo rero arengaho ni miliyoni 2 n'andi mafaranga ajya kugira kuri ariko iyo mibare koko yayigiye uyu muvandimwe imibare koko yayigiye ayo mafaranga ageze muri miliyoni nkenya ahubwo
miliyoni enye eshanu Rayon Sport izagenda miliyoni enye utazakora ibara ariko yabikoze rero ushobora kwibaza ngo aya $500 cy'idolari ngo ni miliyoni zinga utazakora ibara ayo mafaranga ari hejuru yayo wa muntu kuko none si dolari kuvunja nga uko bisa kose Rayon Sport kwiyindabo za tutararangiza rero kuri tukiri kuri uyu mukinnyi urumva tukiri kuri uyu mukinnyi amafaranga yatanzwe yahawe uyu mukinnyi ntabwo yahise yahabwa yose uwo bita Muvunyi yatanze miliyoni 15 n'uyu bita Tadeyo atanga miliyoni 15 uti azatangwa gute rero ubwo asigaye miliyoni 10 kuko utaraniza uruzuye utazatangwa gute yego nukuvuga ngo kimwe cya kabiri yamaze kuba gicakira urumva ubwo se ni kimwe cya kabiri kimwe nyine bamuhaye muri miliyoni 30 bamugomba miliyoni 40 ntabwo ari miliyoni 30 oya yaguzwe miliyoni 30 njye ndi kubivuga mu madolari ntabwo ndi kubivuga mu manyarwanda yego yaguzwe miliyoni 30 z'amadolari ubwo ni miliyoni 44 z'amanuza z'amanyarwanda yego noneho buri kwezi azajya ahembwa ni miliyoni 2 azajya ahembwa noneho zanari ndazifite neza cyane 100%. Urabizi neza cyane 100% mbihagazeho ku kwezi azajya ahembwa ahubwo n'igiciro nashyizeho ntacyo miliyoni 2 azajya yahembwa mu madolari se cyangwa ni mu manyarwanda miliyoni 2 z'amanyarwanda nizo azajya ahembwa miliyoni 2 z'amanyarwanda cyane $100 100% abantu badukurikiye bandike banyomoze ni miliyoni 2 azajya ahembwa buri kwezi aba papa ko nzi ko utamuhaye ifaranga mu idolari ko byagorana ahubwo se muri Rayon Sport ni nduhembwa mu mafaranga mu manyarwanda umva Rayon Sport hano mu Rwanda n'abantu bakinnyi ba APR bahemberwa hari hakurikiriya nta mukinnyi n'umwe ugifata amafaranga mu manyarwanda ikintu gihari bazabishyire mu madolari babishyire mu make ariko azajya afata miliyoni 2 none se miliyoni 2 uzi niba ari amadolari niba atari cyatanu cy'idolari ariko igihari ngiye ndi kubabwira mu manyarwanda kumvisha imibare yawe iragoranye ndi kubabwira mu manyarwanda azajya afata miliyoni 2 urumva azishyurirwa inzu yo kubamo abane n'abandi bakinnyi b'abanyamahanga bagera kuri 3 bazashakirwa akadogo ko kubatekera bazajya bahahirwa ubwo mu kadogo ariko mana yanjye twagiye anzika rwose nakubwiye ko Muvunyi yatanze miliyoni 15 Tadeyo atanga miliyoni 15 aya mafaranga ikimwe cya kabiri umukinnyi yamaze kugicakira urumva umukinnyi mana nyagasani izi zandani zo muri Rayon Sport ntago wazivuga udafite B1 gene tereka ku munwa ubundi nanjye mbe nihuta cyane ahubwo twihute cyane Murera twayigarutseho cyane ndi kumva iby'ingenzi twamaze kubivuga muvandimwe agenda agira gute agenda yica ingwaga z'icyaka gake soma ucurure nyabuna gerageza umuhungu arasomye aracurura rwose nuko bimeze twihuta cyane tujyane muri Nyamukandagira ekipe yari Shyorongi ekipe itsinda abacuruza bagacuruza yene ekipe ifite abakunzi benshi narabibonye ejo bundi bisi zimanuka hariya Igicumbi zari nyinshi cyane tujyane muri ekipe ifite abafana benshi ni ekipe ifite abantu benshi badukurikira hano kabisa tujyanemo rero ihute cyane nihuta cyane twahereye kuri Sport dupanga 11 ndeka mpanga na 11 b'ikipe ya APR mwizamu ntashidikanywa ni Ishimwe Pierre urande rw'iburyo azabaca Ombarenga afite na Omba Bebe hagati mu kibuga azabarimo umusore mu mutima defense azabarimo umusore w'umuhanga cyane bamwita Ariuswane akina na Nige na Clement imbere gato cyane hazaba hariho umuhanga cyane akina nka midfielder bamwita Saidu Dauda kabisa imbere gato cyane hazaba hari Ruboneka Rukubingondo mutoto wa Gatsibo azaba imbere hari abasore batatu abahanga cyane niho Nyamukandagira ibera mbi cyane kabisa Jibril Watara nimero 10 mu mugongo yamaze kuzifata azaba aca uruhande rumwe
Denis Omedi aca urundi ruhande Omedinho umugande mu mugongo wabo arabajya batebya bakavuga ngo uyu Omedi bitewe na ziriya mfundi ikoze n'ukuntu ubona ko akomeye yari yakawunga ry'umuceri umurindi ibintu by'amasosi nta bintu by'akawunga nta bintu by'umunyigi toki gikomeye batebya bakavuga ngo agira gutya agafata y'amaguru agaturuka hano hakurya hatuye hano i Nyanza paka na Bugande ubundi babizi neza atuye Kampala katikati ni ukuvuga ngo yashaka paka katikati hariya ntuzi n'amaguru ibintu bijyanye no kwihagarika bikorera Uganda akavuga nimwe bitewe n'ukuntu akomeye ngo arara Uganda Kampala akaza mu myitozo Shyorongi mu gitondo akaza muri mutaka uriya muvandimwe ariruka ku kijyanye no kwiruka pressing ntiwamufata ubwo uyu murongo wa batatu uzaba uriho Denis Omedi ku ruhande rumwe Jibril Watara nimero 10 mu mugongo azaba akina urundi ruhande ubwo Denis Omedi azaba akina uruhande rw'ibumoso mu ndinde abantu bita uyu mupeti none se ko ntumvishemo witwa Gilbert barafinda mu mundinde umurongo wa batatu ariko ndamubona ibintu akina ejo bundi naramubonye afite uducenga kubita araderivura ariko atoza ikipe y'igihugu baramukunda natinyemo hari umuntu uyu murongo w'imbere hari umuco. Uyu mwaka uzajya kurangira ku isi yose habonetse toni miliyoni 25 z'ibyuma by'imodoka zashaje. Iyi modoka nicyo gikoresho gitanga ibyuma bicurwamo ibindi bikoresho byinshi ku isi. Waguze imodoka nziza iguhenze uyikunze ariko ifite ibyago byinshi by'uko ibyuma byayo bizajya mu bindi byose bijugunywa ku karubanda niba ukomeje kuyikoresha mu magaraje mabi. Umurinzi usigaye w'imodoka yawe ni Medekar. Igaraje rigezweho rikorera mu mujyi wa Kigali aba ntabwo bakanika imodoka zangiritse gusa ahubwo bazigira nshya. Minisiteri y'ibikorwa remezo n'urugaga rw'amagaraje mu Rwanda bahaye Garage Medekar Limited uburenganzira bwo gusana ibinyabiziga byangiritse chassis. Bakemura ibibazo ibyo ari byo byose bya moto z'ubwoko butandukanye, boîte automatique. Bafite aba engineer basobanukiwe ikoranabuhanga ryose ry'ibinyabiziga. Basiga amarangi imodoka, bafite ibyuma byose bishyirwa mu modoka ku buryo batajya kubigura ahandi. Nkaho ibyo bidahagije, banigisha kandi bagahugura urubyiruko umwuga w'ubukanishi. Bafite salle igezweho yo gusigiramo amarangi. Bafite imashini igezweho ikora pensage hakoreshejwe mudasobwa. Bafite imashini igezweho isuzuma uburwayi bwose bw'imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Imodoka yawe nta hantu urayikoresha heza nko muri Garage Medekar Limited. Igaraje rifite umutekano usesuye kuko ririmo kamera nyinshi zicunga umutekano w'ibinyabiziga byanyu. Garage Medekar Limited ikorera mu mujyi wa Kigali no mu mujyi wa Rubavu rwagati. Hamagara 07 88 30 48 cyangwa 07 38 13 13. Papa uriya mwana araripo azawuhanganira we na Haji sinzi kuntu baza na Haji Munyarutsiro Haji. Uyu murongo w'imbere uzaba uriho Denis Omedi ku ruhande rw'ibumoso hagati mu kibuga nyine usa nk'ukina mu mugongo wabo nimero 8 mu mugongo Memer Daola Fayahe witwa Memer Daola Evan azaba agenda asunikira mbaza ngo none azajya asunikira nde azaba asunikira William Togwi. Hari umuntu watsekeje uyu Memer Daola arambwira ati iyo atatsinze ngo ngo agira gahinda gatuma ashobora kumara icyumweru cyose atararya ngo ariko noneho akagerekaho n'ikindi kintu cy'uko ngo no kuvuga ngavugisha ntiyakuvugisha ngo atatsinze ikindi ngaragenda akamara icyumweru cyose atekereza uburyo azatsinda ibitego kandi byinshi ngaza avundereza Songera rero nyamukandagira mu kibuga noneho rero
ibyo ari byo byose abantu bamaze kumva 11 kuko ariko ku mpande zombi kabisa we bagereranye mu mitima yabo bavuge bati batubwire muri comment batubwire ati APR izatsinda cyangwa Reyo izatsinda kuri Super Cup ubundi niho tugomba gutangira tubibona bo batubwire bagende batubwira bakurikije uburyo amakipe yabo yaguze barabona ari inde uzabugira gute uzaba utsinda unanitwara neza nibyo ngibyo rero nibyo ngibyo iminota yatujyanye kuko aya makipe nta makipe afite abafana benshi tuba tugomba kuyagarukaho cyane twihuta cyane rero Thierry mwana wa hariya Karongi tujyane mu gikombe cy'isi cy'amaklabu kigeze kuri finali kabisa finali rwose ndashaka kuyinjiremo ugenda utubwira tutarajya mu gikombe cy'isi cy'amaklabu reka wenda utu update tuba duhari dukeya umutoza bita Bisengimana Justin wari umutoza wungirije mu ikipe ya polisi yamaze gusinya amasezerano yo kuba umutoza mukuru mu ikipe ya Gicumbi rwose mu ikipe ya Gicumbi ndetse n'umutoza wita Gatera Musa nawe yasinye amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya AS Muhanga ayo ni amakipe yombi abiri amaze kuzamuka yamaze kubona toza rwose ariko nabonye n'uwitwa Ruremesha yaramaze kwigira muri ekipe ya Musanze no ku munsi w'ejo kwa gatatu ikipe ya Mukura amakipe menshi yatangiye imyitozo so ubwo rero reka twirukanka ahubwo dufashe utujyane muri ekipe ya tujyane mu gikombe cy'isi cy'amaklabu ahangaha hari umufana ukomeye cyane ndaza kumukwereka bamwita Fisto akunda peje ni mu maraso ni ubwa mbere ubwo reka twirukanke rero twerekeze mu mikino y'igikombe cy'isi cy'amaklabu kabisa ni imikino yari iryoshye cyane ni imikino yari iryoheye abayirebaga ndetse n'isi ya ruhago muri rusange ikipe ya Paris Saint-Germain igiye kuba icagahigo n'ibiramuka bikunze ko itwara finali igiye guca agahigo ko gutwara ibikombe igiye agahigo ko gutwara ibikombe niramuka hari undi mukino ifitanye na Tottenham niramuka itsinze iyi finali igatsinda n'umukino ifitanye na Tottenham izaba itwaye ibikombe 6 bro wumva hana abatoza abanyespanye babera babi ariko none ikirenze amakipe yose kubita mu munzani mu ntuze peje irakomeye cyane Paris Saint-Germain irakomeye ariko ni ibintu byateguwe yarafashe irakubita za warabibonye muri Espagne uburyo yafashe Real Madrid nk'akana Real iraciriritse urabibonye uburyo bakuyemo ekipe amakipe menshi mwarabibonye uburyo bakuyemo Paris Saint-Germain bakubita nk'akana Real iraciriritse ukubita Chelsea ni ukubwira isi yose ko ariyo kipe yamaze gusimbura ekipe ya Real Madrid kuko Paris Saint-Germain ikomeje no gutanga ubutumwa kuri Kylian Mbappé Roti ivuga ko atari igisubizo cyo kugira ngo Paris Saint-Germain ibikomeye Paris Saint-Germain umwe mu bakire bayo bita El Harafi ni umwe mu bantu bateguye ibintu byabo bagenda bashora amafaranga muri academy yiwe ubona ko azamura abakinnyi reba nk'aba bana ba Desire Doué ndamubona France urebe abana barimo uyu mwataka wabo Dembele urebe Dembele nyuma yo kujya muri Barca bikanga yongeye yabaye mushya njya mbivuga ari umugabo wamwicaje aramubwira ati rero Dembele ureka kujya kuri pressure tuza ukina umupira wijya kuri pressure y'ibi bikipe ngo Barca ngibiki tuza shaka ahantu bagumwanya ukine yashwa aratuza ipari ku bantu babizi uriya ni umujyi w'ubwiza ni umujyi w'urukundo ni umujyi ugeramo yo uri umuntu utuje rwose umupira wawutera so Dembele rero yacaga impaka avuga ati ibyo mwivugisha ngo Ballon d'Or ngo muzaze abo bana b'imyaka 17 sinzi kandi mari ndi umusaza bana narakoze ibikombe naratwaye reka nongereho n'iki cy'amakerebe ubona ko Paris Saint-Germain ifite gahunda yo gutwara igikombe iranabimerita witwa Dembele araterura iki gikombe cy'isi cy'amaklabu igihe Ballon d'Or ndahita bagimuzanire bamubwiye ati akira warayikoreye nta bintu bya bindi byabaye bya Vinicius ubundi ukuntu byagenze hazamo ngejo ngibiki n'ibiki bahite bayiterura nabyo kuvuga ngo bazakoresha ibirori bayimuhereza ibirori bazabikoresha ayifite nibyo ku bwawe ahangaha ni Chelsea ifite umwana bita Pedro nabonye Pedro Neto apana Neto Pedro Neto akinaye Neto ni umudefense ariko nawe ari muri aca ku ruhande ari muri Chelsea okay atazakora ibara wa mwana nari ngize ngo ngiye kure ya Chelsea Pedro Neto shamwe makinnyi nemera cyane ku kintu gihari
kuri iyi finali ubwo nari nkubwiye ngo tangaza wa mungani wa Wasiri nabonye wanafunguye cyane abantu bagereyo bamusapotinge tangaza Wasiri bamushyigikire rwose avuga ati njye nafunguye YouTube channel zigeze kuri 3 byose zanga atariki ya 4 ni kama mbaya dore bigiraga gutya muri cya ngo ni kama mbaya yakubwira ngo Murera 11 n'abazungu abazungu abikomeye cyane ku kintu gihari ngiye kubwanjye ntangaza iyi peje Visit Rwanda hariya irakomeza ijye hejuru ahubwo wowe ku bwawe bimeze bite wenda tunasoza tunagana ku musozo ngewe ikipe amahirwe ntago ndayiha amahirwe kubera ko ari ikindi cyangwa se kuyifana ikipe amahirwe ni ikipe yateguye ibintu byayo twibukiranye ko Paris Saint-Germain ari imikino yagiye ikubitwa tukavuga si Paris Saint ariko yari ifite ikintu iri gutegura so ngewe prediction yanjye n'ababetinga baraza kureba iki kiganiro ubu nova reka nkwibariza akantu ubu wari kukubwira ngo kuri iriya match betinga ko Dembele aratsinda igitego wari kubigeraho dute oya nta dute none se wari kukubwira ngo betinga ko wenda Paris Saint-Germain irinjiza ibitego beti atugane cyane ariko ngenda mbabwira ati kuri finale abafana ba Paris Saint-Germain dutsinda twinywera B1 Gin kabisa ubaye uretse abafana ba Paris Saint-Germain turatsinda tugira ngo dore ngaka nakabiwani jini ryakambere nakamaze niyo mpamvu ufite umwuka mwinshi nta yindi nzoga hayo karasembuye ukameze neza cyane ntago gatera amavunane kwa kundi abantu bamenagurika imitwe ejo bundi nibwo twarigise ari Gisenyi kutagiye ejo bundi nibwo twarigisenye abantu baje babaye imirambo wari wagiyeyo hariya ntago nahabura byashoboka ariko hariya ni mu ntara y'iwacu ni mu ntara y'iwacu none se wambwiye ko nabonye benshi bamanutse hariya bavugaga ko ibyo ari byo byose abenshi baramanutse ariko bari bafite n'abantu babafasha nari ndumwe kabisa utambwira ko wagiye ukabarira rero nari ndi kwirebera abakinnyi bari gukorera ibiruhuko barimo imyitozo barimo ba Bedi hariyo Keve hariyo abantu benshi abakinnyi benshi bagiye batandukanye ariko umuhungu wanjye rwose nanjye nawe kugukaraba gake arangara umuhungu gikoda arandekuye waragiye uraryama rwose urasinzira narasinziriye narasinziriye umuhamya natanga na Bedi biramahire urwego rwawe mba ngenda ndubona nyine biramahire ngo hari utabyumva urwego rwawe rwo kugenda ukaryama hariya ku Gisenyi icyumweru cyose oya ntabwo nari nipfumbase nari ndi kumwe na B1G ntabwo nipfumbata gute B1G ni hari nyine nanjye ubwo nicyo kintu nyine nari ntangiye kukudutaho wapi nanjye ntabwo nabura ubwenge gutyo B1G ni twari turi kumwe rero hariya ku Gisenyi kabisa niyo yafashije so agataho rero twebwe Nova ndumva twasoza tukazagaruka ku munsi w'ejo ariko tubabwire ko rwose mu kiganiro twari turi kumwe na B1G kabisa irahendutse ahantu hose turayifite ahantu hose wayibariza barayiguha ni ku mafaranga makeya cyane waba wifuza kurangura abantu ubwo byinshi cyane muraza kugenda mubimenya turaza kubashyiraho na nimero mwatubarizaho B1G ariko rero nibyo imwe mu nzoga zinywebwa n'abasirimu zicyuza ubukwe ibintu byinshi cyane nkumenera ibanga inzoga zose si inzoga ntago ari inzoga zose si iki ubaye uretse sorry ntago ari inzoga zose si inzoga ni B1G utazakora ikosa kabisa kama turabosha mushimire cyane Thierry ubundi sinywa inzoga ariko ngiye nywa B1G ubuzima busanzwe sinywa inzoga izindi n'ibiyobyabwenge muze mwinywere kandi cyane muhungu wanjye wakoze cyane Nova nshimire cyane abantu bose badukurikiye nshimire na boss wacu kabisa mukirese uriya se ntacyo kumuvuga ntago ari uwo kuvugwa muri aya masaha ariko ko numva isi njyana mu bintu byo gushimira ko nahita nshimira n'umuvandimwe Fisto uramuzi ntago mwibuka none se iki kinyobwa ukeka ko cyaturutse niwo biri inyuma ubwo tumusuje nawe n'umuntu w'umugabo cyane aba ntago ari abantu baba bo gushimirwa turi gusoza ikiganiro nabo gutangiriraho byihorere ntangira sinamuvuze yes ubwo reka dusoze umwami w'ijuru abarinda umwaka w'ijoro mwakoze cyane kubana natwe mudukurikire muri benshi cyane mutanga ibitekerezo byanyu mwakoze cyane